Yesu arakora nubwo utarasubizwa ntuzakuka umutima. Yesu arakora ikaze mu ndirimbo y'umunsi ngatuye inyuma y'ibihe ngaruta itangiriro ngo nubwo ibihe byahinduka. Haleluya. Ngo nshuti ntabwo bimukoraho. Yesu arakora. Ndagira ngo ubwire ngo utuzishe umutima kuko Imana iracyafite gukora mu buzima bwawe. Yewe yaravuze ngo ariko njyeweho naho ubw'ibyo bushize bitanshimishije ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu isi. Ndagira ngo ubwire ngo ujye ukomeza wizere kuko bizagenda kose Imana izarema ubuzima bushyashya mu buzima bwawe, nawe ibintu byose bigahinduka bishyashya. Icyo ngusaba wowe ni ukwizera Imana ko ari umukozi w'umuhanga kandi Imana ikora uko byagenda kose nawe uzahagarara. Ushima Imana yuko hari icyahindutse mu mibereho yawe. Gutumbira Yesu ngo numutumbira uzasa nawe kandi ngo bose bazamenya ko usa nawe, ngo bareke ubugome bwabo ngo bahindukire bitaba Imana. Yesu aguhe umugisha. Amen. Nubwo ibihe byahinduka, we n'ibirimo ukoraho Yesu arakora.